Abagabo benshi bari guhura n'ikibazo gikomeye muri iyi minsi, nyamara bamwe muri bo bafite isoni zo kubivuga ndetse no kubyifuza. Niba uzi neza ko uri umugabo ukaba ubyuka kenshi nijoro ugiye kwihagarika, wakwihagarika ukumva inkari ntabwo zishirayo, reka nkubwire ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'ama-infection muri prostate, aribyo bita prostatitis. Ushobora kandi kuba ufite ikibazo cyo kureguka cyangwa kwaguka kwa prostate, aribyo bita BPH. Ushobora kandi nanone kuba prostate yawe yarajemo kanseri. Uyu munsi ngiye kubabwira ibimenyetso bitanu bishobora kukwereka neza ko prostate yawe harimo ikibazo. Ndakubwira kandi ibyo kurya ushobora gukoresha kugira ngo wirinde kuba wakwatakwa n'indwara za prostate. Ikindi kandi kumera z'iki kiganiro ndaza kukubwira ibanga abagabo b'Abayapani bakoresha kugira ngo bagere mu myaka 90 nta kibazo cya prostate bahuye nacyo. Niba uri umugabo nkurikiye aka kanya cyangwa se uri umugore ushaka kurinda umugabo wawe, reka nkubwire ngo gumana nanjye kugeza ku mpera z'iki kiganiro kubera ko uraza kungukiramo byinshi wari ukeneye. Ikimenyetso cya mbere kikwereka yuko muri prostate yawe harimo ikibazo ni ukwihagarika kenshi cyane cyane nijoro. Ibyo ngibyo biterwa nuko udusabo twawe tuba twabyimbye cyane, hanyuma tukabyiga umuyoboro w'inkari, hanyuma buri nkari zose zigezemo ukumva ushaka kujya kuzihagarika. Niba uzi neza rero ko ukunda kugira icyo kibazo, waba wanyweye amazi waba utanyweye, menya neza ko muri prostate yawe ashobora kuba harimo ibibazo nk'uko twabivuze haruguru. Ikimenyetso cya kabiri cyakwereka neza ko ufite ikibazo muri prostate ni ukwihagarika inkari ukumva zidashirayo. Hari abagabo benshi bajya kwihagarika, nyamara mu gihe asoje kwihagarika akumva aracyakeneye kongera kwihagarika kandi bikanga. Ibyo nabyo ni ikimenyetso cyakwereka yuko muri prostate yawe harimo ikibazo. Ikimenyetso cya gatatu cyakwereka ko muri prostate yawe harimo ikibazo ni ukujya kwihagarika, nyamara wagerayo inkari zigatinda kuza. Niba uzi neza ko ibyo bijya bikubaho, wajya kwihagarika ukamara nk'amasegonda cyangwa umunota zitari zasohoka, umenye neza ko muri prostate yawe hashobora kuba harimo ikibazo. Ikindi kimenyetso cyakwereka ko muri prostate yawe harimo ikibazo ni ukwihagarika inkari zidafite umuvuduko. Niba uzi neza ko mbere wihagarikaga inkari zifite umuvuduko zikaba zagera kure, nyamara aka kanya ukaba ujya kwihagarika ugasa nk'uwihagarika ku birenge byawe, umenye neza ko nabwo harimo ikibazo gikomeye. Ikindi kimenyetso cyakwereka ko muri prostate yawe harimo ikibazo ni ukuribwa mu kiziba cy'inda, ndetse ukaba wanananirwa no gukora imibonano mpuzabitsina. Abagabo benshi bakunze kugira ibibazo twavuze haruguru, yaba prostatitis, yaba BPH ndetse na kanseri, bakunze kugira ikibazo cyo kunanirwa gukora imibonano mpuzabitsina ndetse bakarangiza vuba, ndetse kandi bagakunda no kuribwa mu kiziba cy'inda. Niba rero uri umugabo ibingibi bikaba birimo kukubaho, menya neza ko muri prostate yawe harimo ikibazo, hanyuma utangire uburyo bwo kwivuza. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso by'ingenzi bishobora kukwereka neza ko ufite ikibazo muri prostate yawe, nubwo hari n'ibindi byinshi. Reka noneho nze mbabwira ibyo kurya ushobora gukoresha kugira ngo ubungabunge umutekano wa prostate yawe. Icya mbere, jya ukunda gukoresha cyane inyanya, kubera ko buri inyanya zirimo ikinyabutabire cya lycopene. Icyo kinyabutabire rero kigira uruhare rukomeye mu kurinda selile za kanseri ya prostate. Ni byiza gukoresha inyanya zitetse, ariko ushobora no kuzikoresha uzihekenya. Ikindi cyo kurya cya kabiri ugomba kwitaho niba ukeneye ko prostate yawe igumana inzima, ni ugukoresha inzuzi z'ibihaza. Buri mugabo aba akwiriye nibura guhekenya inzuzi z'ibihaza nibura ikiyiko kimwe ku munsi. Niba rero uri umugabo ukeneye ko prostate yawe iguma ifite umutekano, gerageza ujye uhekenya inzuzi z'ibihaza, kubera ko inzuzi zirimo zinc, kandi zinc ifite uruhare mu kurinda prostate kuba yabyimba. Ikindi cyo kurya buri mugabo wese akwiriye gushaka kandi akajya agikoresha ni urubuto rwa pomegranate. Abantu benshi icyo kimera bakizi nk'umukomamango. Imbuto za pomegranate cyangwa se ifu yayo ifite uruhare mu gutuma prostate itangirika.
Niba rero uri umugabo ukeneye kurinda prostate yawe, gerageza ushaka uburyo wabona ino pomegranate hanyuma ujye uyikoresha umunsi ku munsi. Ikindi hari ukurya cyane imboga rwatsi, urugero nka brokoli, amashu ndetse n'izindi. Imboga rwatsi zikubiyemo intungamubiri zigiye zitandukanye zifasha prostate yawe kuba itakwangirika. Ni byiza cyane kandi ku bagabo bakeneye kurinda prostate yabo gukoresha icyayi cy'icyatsi cyangwa se green tea, kubera ko green tea nayo irimo ibinyabutabire birwanya amaserire ya kanseri mu mubiri. Aha, tumaze kurebera hamwe rero ibimenyetso byakwereka ko ufite ikibazo muri prostate. Tumaze kandi kureba ibyo kurya bishobora kugufasha mu kwirinda icyo kibazo. Noneho reka tuze ku byo nabasezeranije babwira ibanga abagabo b'Abayapani bakoresha mu kurinda prostate yabo, kuko abenshi bagera mu myaka 90 nta kibazo cya prostate bafite. Iryo banga nta rindi, abagabo benshi bo mu Buyapani babyuka mu gitondo kare bafata icyayi cya green tea cyangwa se icyayi cy'icyatsi nk'uko nari nakibabwiye haruguru. Iyo bamaze gufata icyo cyayi bikomereza ubuzima bwabo busanzwe, bakarya ibyo kurya byujuje ubuziranenge bigizwe n'ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga. Ikindi kandi birinda kurya inyama zitukura mbere ya 2 z'ijoro. Ubwo ni ukwirinda kurya inyama zitukura ugiye kuryama. Mu busanzwe kurya inyama zitukura si byiza, ariko bikaba bibi cyane iyo uziriye ugiye kuryama. Iryo banga rero abagabo b'Abayapani barimenye kare. Nawe rero ushobora kubigana. Niba wakunze kino kiganiro ukaba wumva hari icyo kigusigiye, ushobora gusangiza iyi video inshuti n'abavandimwe, cyane cyane abagabo bari hejuru y'imyaka 40 kuko bayikeneye kurenza abandi. Wibuke kandi gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro ndi kugutegurira kizavuga ku ndwara ya diabete n'uburyo ushobora guhangana nayo. Murakoze, mugire ibihe byiza.